ariko tuje gutanga gasopo no kuburira. tuje gutanga gasopo no kuburira. Ati iyo nkuru iteye ite, habaye iki, bigenze gute? Afite ubukwe vuba buri bubere hanze y'igihugu, ntago buri bubere mu Rwanda. So ndagusabye wa mugabo we, wa musore we, mbabarira basi utiteza abantu, ntago nkwanga. Nicyo gituma nkuzi ibi. Wateye umukobwa inda, umukobwa atinya kubikubwira, yabuze ahantu amuhera. Amezi amaze kuba angahe? 4. Duherukana ari 3. Iwe 8. Umukobwa muri kwa kugendana n'abandi bantu muri showbiz byaje kumugeraho umuhungu ko umukobwa yate baryamanaga muri covid. Baryamanye inshuro nyinshi, baryamanye yaje gutwita nyuma. Baryamanye mane buri gihe yazaga kumufata n'imodoka. Yamuciye haramusuhuza, umuhungu yanga gusubiza umukobwa. Yamwandikiye message amuga ngo ko nkushaka waza ko mu mwanya tukavugana. Yamwandikiye message 8 zose yarazisomye, yanze kumusubiza. Muri ribu nta gihindutse rwose, nta gihindutse. Ubwo nzababwiye nzagera kwitabira, nzababwira wandeze. Ariko wowe ncaginga ngo ntago ndi umunyamakuru mwiza, ufite award zingahe zo ko wabaye umunyamakuru mwiza w'umwaka wenda? Wakoze iki seda? Nibarore se. Wakoze iki cyo kuvuga ngo uri umunyamakuru mwiza? Nka Cleophas. So kujya gutanga ibiganiro bakanga no kubya uploadinga. Ha? Zere ko mumeze neza cyane abadukurikiye, nta kindi nta rindi jambo natangira mvuga usibye kubabwira ngo happy new year 2023. Bro, wowe utangiriye hehe? Vugisha kuri. Utangiriye mu rugo, ndi kumwe na famille yanjye. Uri kumwe na famille yanjye yawe nako. So nanjye nawutangiye nari mvuye mu bukwe bwa famille, nca mu rusengero gato. Saa sita zageze ndi mu rugo nicaranye na brother wanjye, yari yaje kunsura. Naraguhamagaye. So umwaka nawutangiye neza. Nise ko nawutangiye neza? Neza cyane. Ewana ubu ngubu na amavuta, ibintu ni wane. Abafite imitwe ibyimbye muyijyane. Abagiye kudufungisha muri ribu nababwira iki? Abafite udutiko mukomeze mutikure. Sinzi ikintu navuga, gusa umwaka nge nawutangiye neza. Nawutangiye ndi mu rugo, ndi kumwe na brother. Ku buke bwawo mitangira none tuyita tujya guri hano hamwe, turi famille twese turasangira. Yanavuga ko umwaka nawutangiye neza. Nyuma yaho mitangira hehe? Mu gitaramo natashye nka saa 9 saa 10. Cyo gitumeje niriwe mu rugo nduhutse. So nabo wari uri mu rugo n'ababyeyi mumeze neza, n'abadukurikiranye. Nizere ko nta muntu wabuze ikintu cyo kurya. Imana itubabarire. Rega isi buriya ni gatebe gatoki. Yeah. Bamwe babishima, abandi bababaye. Bamwe babarira, abandi babaseka. Njye navuze ko kuwa gatandatu iyo ntajya mu bukwe nari kuza hano nkakora ikiganiro. Nari kuvuga ngo umuntu ku cyumweru uri hafi ya Kicukiro akaba abona ubuzima buri mu mugore, nari kumwemera nkamutangira ikiri bumuzane. Ariko nubundi turi gutegura igikorwa cyo kujya gusura abana. Yenda n'abadukurikiranye yenda bashobora kuzatanga ibitekerezo nimero tugomba gutanga, no tugasangira n'abana. Kuko ibintu twirirwamo tuvuga, wenda uri kundeba umaze kurya sibyo, ariko hari umwana utariye, hari umwana tukagira icyo tubashyira. So ni igikorwa turi kuorganiza nkatwe kagoroba, kugira ngo tujye tuva no mu kwirirwa twicaye gusa, wenda twerekane n'umutima. Icyo twabonye tugira abo dusangire nabo. Niyo nagenda abana nkabagurira biscuit imwe, cyangwa se buri mwana nkamuha biscuit na ji. Guteka ni ibintu byoroshye sibyo. Dushobora kuvuga ngo
turabikorera tuvuge ahantu muri jaride sibyo hano no mu bantu badukurikiye nko mu kagoroba no mu bantu badukurikiye umuntu ushobora kuhita avuga ati ngewe ndabandikira ibintu byose bikenewe kugira ngo nteke nge nzabatekera ku buntu nze mbatekere abana tubagaburire so ni igikorwa turi kuorganiza neza kugira ngo abana bazabona uburyo nabo bamera neza cyane so reka duhere hasi reka mpere hano umwaka watangiye mbona nta ribi ku ruhande rwanjye ariko nakiriye message nta byinshi turi buyivugeho gusa nuko ngiye bandeze sibyo yamvura reba yamvura bandeze muri ribu nta gihindutse rwose nta gihindutse ubwo nzababwiye nzagera kwitabira nzababwira wandeze kano kanya ntabwo muvuze yandeze ntukishimire kuvuga abandi wowe nibavuga amakosa yawe ngo urire banza wumve ibyo ukorera abandi uburyo biba bibabaje cyangwa se uburyo biba bimeze gusa imvura se impyisi ikoze ubukwe mwana impyisi yihaye akabyizi impyisi ikoze ubukwe yani nyuma ariko rero ino ntabwo ari nyinshi ariko ntabwo ari nyinshi ariko niba nyinshi uriya mugabo sinzi impamvu ibintu byinshi ahita yihutira ya n'umugenzi anyway wa mukapo wari warabuze yabonetse yagarutse nawe yayigeze kumurega nawe yaramureze gusa sinzi nta kibazo kimwe ngegera ku mutima sibyo ko bira nta nicyo bitwaye nta n'ibintu bisanzwe so tuzamuke tugende twirukanke hari ibintu dushaka kuvuga yego turavuga tugiye kubaganira kuri Brian tunabaganirire no ku muhanzi ufite ubukwe muri Kenya muri no minsi yego no muhanzi so twagiye tubanza kwa DJ Brian yaragiye agera muri German ni kimwe mu gihugu umuntu uri ukubwira ngo kiri mu bihugu byiza biteye imbere byita ku baturage babo iyo ufite ubwene gihugu sha bro barabimbwiye muhereza igikapu ari cyo ashyiraho hejuru kugira ngo kamera itaza kunyagirwa so Brian njyewe icyo nabashije kumenya nabwiwe yaragiye yakirwa neza nk'ibisanzwe agezeyo ngo abonye ngo ibintu ari gukora biri kuba successful ahindukirana uwamutumiye aramubwira ati amafaranga ugomba kuyongera ndakubwira amakuru nanjye nabwiwe ko ntago ndi mu Budage nuko byagenze avuze ngo agiye kuyongera umujama mutumiye tavuga ati tagusiga hano nigendere niba ari ibyo bintu utangiye nibwo ngo nyuma yagezaho nyine abona ko boti gutera ubwoba ameze wenda kwakunda abantu by'avangura umuntu ateye nangiye kuvuga ijambo batubuje kuvuga meze nk'umuntu ufite ikibazo mu mutwe kwakunda ushobora kuhita nkubwira ati mane ni nudacece kuhaguruka ugende ukajya kubona ndihagurukiye ndigendeye so njye nuko bamingiye ni ukuvuga ngo ikibazo cyewe na Soshomura yego ko yavuze ngo arasaba Imana ko nta hantu azigera yongera guhura na Soshomura ibyo bintu bihurira hehe hari amakuru ufite nese mu Budage ari kumwe nande ubu ngubu already yamaze kugera mu Bubiligi arimo gutaha nyine hari iyindi show afite mu Bubiligi agomba gukoreramo sibyo none na wa munsi yaburiye mu Budage bivugwa yuko ngo Soshomura ngo yaba yaramutaye ariko tukibaza ese bihurira hehe nibyo by'uwo muntu wabatumiye already mu Budage ari kumwe na Soshomura yari yajyanye na Soshomura so njye ku ruhande rwanjye sinzi amakuru ntago ndayamenya neza yego niba ari kiviziwe ku makuru rero ngiye mfite DJ Brian yageze mu Budage mu kugera mu Budage yakirwa neza cyane bamuha hoteli yego barabizi neza ubundi iyo umuntu agiye hanze umuntu wamutumiye akora reservation ya ticket ya flight ticket agakora na reservation yaho kuba n'ibiki byose agomba kuba n'iminsi abagomba kuzaba muri hoteli ibibaze yego ntago ujya urengaho kereka iyo uvuganye na nyiri show akongera cyangwa se wowe ukiyongeraho iminsi yawe ukongera amafaranga yawe so rero
amakuru ndi kugenda mfata bivugwa yuko Brian yaba yaratswe uburenganzira bwo kuba muri hoteli nyuma yuko iminsi yararangiye cyangwa itararangira. Iminsi itararangira amaze gushwana na wa muntu wari wamutumiye. Yego. Agatabura access ya hoteli. Noneho agatangira gushaka kwiyeranja ngo ashake yenda nk'uwamufasha. None se tukira aho ngaho reka nkubaze n'abantu badukurikiranye batwumvikane. Ndagutumiye mba muri Uganda. Sho igihe cyo gukora show twese turakizi. Show itararangira uhise utangira kungora. Mbona tutari bukomezanye. Ngewe ndakomeza ntanga amafaranga nta kintu uri bukomeze kumarira mu bintu byakuzanye mu bintu byose byakuzanye aho ngaho. Reka nkwereke sibyo. Uko byagenda kose Brian ajya kujya hariya ntago yarazi akazi kanyako agiye gukora. Gute rero ni gute umuntu umbwira ngo mpagurutse Kigali ngiye mu Budage bamwongereye inshingano zo gukora. Mu kumwongera inshingano zo gukora rero arivumbura avuga ati ngewe se ndakomeza ntwikira abantu no mu bintu tutumvikanye. So ngewe icyo nasaba ni munyongerera amafaranga dukomeze dukorana. Umutipe naramubwira ati reka uzaca n'ahandi. Soshomura ariko we byose yabyemeye kubikora. Soshomura we yarabyemeye. Ariko ahantu biva ngo Brian yagiranye ikibazo na Soshomura. Yego. Nuko Brian amaze gutabwa, amaze gushyirwa hanze, amaze kugirwa amayibobo, nibwo Soshomura nawe nk'umuntu bari bajyanye ubwo Brian yizeye ati nk'umuntu nyarwanda mugenzi wawe aramfasha. Soshomura bivuga yuko afite bene wabo mu Budage, ese yigira kwa bene wabo. None se Soshomura we aho yabaga nayo bari bahamwatseho uburenganzira? Oya, ntabwo bigeze bahamwatse. None se Soshomura niba kuko batarahamwatse kuki atasigiye Brian urufunguzo? Niho icyo kibazo nyine gikomeza kuva. Cyangwa mu kimwe ushobora gusanga Brian yarakoze uruntu rw'urukosa rukomeye rutuma Soshomura nawe avuga ati batambona mu ishusho yande ya Brian. Kuko sinzi urwango uburyo rwaba rungana kano kanya nge nawe tujyanye mu Bubiligi bro ngo nkurireyo niyo twaba turabanza hagusigaye yenda afite bene wacu hariya mise ngukwepa nkusize ku muhanda. Senze uburyo ndi kubyumva. Aho ngaho rero niho Brian ahera avuga ati gute Soshomura twahagurukanye mu Rwanda asize muri ino mihanda. Ariko cyangwa mu kimwe ugasanga na mbere yuko ashwana nabo Brian yarabanza ashwana na Soshomura. Ko twese turamuzi yamaze kunywa kwicu. Uriya mutipe wabatumiye oya hariya rega hariya ni Burayi ntago ari Kigali byo vuga ngo agenda wigire ngo murara ngo wadanje ngo niki niki reka. Ariko icupa niyo waba uri mu ijuru ukanywa inzoga ushobora kurwana yo sanzwe usanzwe. None se ndakubeye umva Kristo usanzwe uyagara wanyweye icupa n'ubundi ukanywa za nzoga wayagara. Reka kubwire umva hariya nta mikino disi kirajebetse uburyo mvuga kirajebetse cyane uvuga gakikarira birira bikaje ngiye ngo nyine hano harakonje cyane narwaye napfuye. Rega hariya mane bari muri minus bari muri minus nabi urumva uriya mukobwa yenda ari imbere azanye akantu k'ubunajyuwa ntago kabura. Reka natwe tubitekereza turabana sije kuko numwe mu bantu badahishaka kwanywa inzoga tunabigenda nabimushimira man ntukiyorobekanye muri Simba. Yego duhaye Noheli umwaka ushize twawe yanavuga ati rwose kira wimirire. Ariko nyine rike numbwira twese turamuzi yanywa inzoga sibyo kandi hariya mu Budage ni Burayi cyangwa mu mahanga hariya ntago wanywa inzoga za rufuro cyane cyane hakonje kuriya ni na marikeri. None hajya kunywa rikeri asanzwe yinywera za yakahise umuntu na Heineken. Heineken rimwe na rimwe ngiye yo mubonye ariko Heineken hari ese nta wazwe mu
konti wenda ndavuga inaha ni Heineken mubonana none niba yagiyeyo akahita kubita cya voduka gifite 70 na kangahe kikamuvudukana so gusira kimwe twakishimira murimo kubondera mubona duseka ntago tumwanze ameze neza katwishimire yuko yahavuye neza uriya narahamagawe abantu benshi barampamagaye ntabwo ushobora kujya ahantu ngo ugire ikibazo ntabwo hagira ikibazo ntibibaho usko burari nk'umuntu wo mu Budage wabo burari nk'abantu bo mu Budage bahise bamwandikira bamubwira ati ubaye iki ni benshi cyane nanjye nakoze inkuru barampamagaye ndetse turashaka nimero ya Brian ikisabwa cyose turagikora kugira ngo atahe man barabanza ngo bamucumbikire noneho bashaka uburyo yataha gusa dushimira Imana ko byagenze neza kandi uwo niwo mutima tunashaka ku banyarwanda bose kuba Big Man kano kangiza akabazo cyozo kakigera icyawe ukahita umpamagara ati gute isi yakafite ubukwe mwenyewe 250 sinye n'abana nabanyina babibi isi ya 2.5 noneho hari umujamu umwe basize muri groupe y'ubukwe bwe bamusizemo shahita avuga nabi numva birambabaje nyine kwa kundi navuga uburyo yese basubiza umuntu ntago mwishimira ibyiza byanjye ariko ntacyo muzantwara bya bintu byo nabo niba navuga by'ubunyarwanda navuga by'iki uyu mwaka ndagira ngo tugiye kwinjiramo ibintu by'ama injari nta injari nshaka mureke ibintu by'ubugome byo kutishimira iterambere ry'umuntu uragera ku kantu umuntu akavuga ngo niki ugasanga n'ibyo byari ugasanga bitangiye kuzamo urumva kubera yuko umuntu abona yuko gutera imbere nareba ngiye nta kibazo mubifiteho hari abantu bundi baba bumva bahora bari perfect barishyize mu mwanya mwiza cyane akumva ngo nta kosa yakora kandi turabantu akumva ikindi ntago arakana nibagiye kuvuga ndabizi neza ntago ndi umunyamakuru mwiza sibyo wenda sinzaba na mwiza ariko wuncaginga ngo ntago ndi umunyamakuru mwiza ufite award zingahe zuko wabaye umunyamakuru mwiza w'umwaka wenda wakoze iki seda nibarore se wakoze iki cyo kuvuga ngo uri umunyamakuru mwiza nka Cleophas si ukujya gutanga ibiganiro bakanga no kubyaprodinga yose nitubizi umunyamakuru mwiza ukora interview yayihageza bakanga kuyaprodinga umeze uti shaka twikomereze ntari ibintu yende wo ngo tumuveho akatanamuveho mwana ari abantu bibajije ngo Brian ngo kubera iki ngo abantu bamusabaga ngo location yahari ngo ntayitange bikaba hari abavuga yuko nawe yari mu gatwiko yego yango aterimo kuko inkuru cyishyira hanze abantu benshi baraguhamagaye benshi cyane barampamagaye ukabaha nimero za kuko Brian mwahise munavugana baravuganye ahita akubwira ngo iki oya naramwandikiye yego ntiyansubiza ndamuhamagara numva ari kwivugiraho noneho mu masaha ya nijoro cyane nibwo yambwiye yuko ngo ameze neza man shame saa sita z'ijoro gutya saa saba z'ijoro nanone tubyibaza kuri Brian ni gute twese turabizi kuri mu Budage ugize case ukize hanze video ko wagize case ariko barimo kukwandikira kubaza ngo urihe ngo tuze tugutabara ingemba mu Budage mbahanaha urihe basi cyangwa se arigiye abatanegere uwo mugi akahita avuga ati fata taxi webwiye kujya hanaha uwo ni umushiti wanjye utuye aho ngaho nzaza kukureba ejo mu gitondo ariko yanze kwita hari n'umudamu wo mu Rwanda wampamagara ambwira ati mfite abantu bahagarariye diaspora yego bari tayari kumufasha bari tayari kumufasha ntabe yarenganira hanze ariko habayemo ikibazo cyuko atabwira abantu ahantu ari okay nibimureba igikuru reka dushimira Imana ko yari muzima agiye kugaruka i Kigali ubwo agiye kujya gutwikira mu Bubiligi atagaruka i Kigali okay Imana ishimwe cyane imvura n'ubundi yakomeje kugwa ariko twe turakora no mu mvura ni inkuru tudashaka gushyira hanze kano kanya ariko tuje gutanga gasopo no kuburira tuje gutanga gasopo no kuburira ati iyo nkuru iteye ite habaye iki
bigenze gute? Ni umwe mu bahanzi bamaze nk'imyaka 20 bakora umuziki nyarwanda, amaze igihe, reka tubikire gutya, amaze igihe, amaze nk'imyaka guhera za 2000, yego, nka za 2000 kangahe. So ikintu cyabayeho, afite ubukwe vuba buri bubere hanze y'igihugu, ntabwo buri bubere mu Rwanda. So ndagusabye wa mugabo we, wa musore we, mbabarira basi utiteza abantu, ntago nkwanga, nicyo gituma nkoze ibi. Wateye umukobwa inda, umukobwa atinya kubikubwira, yabuze ahantu amuhera. Amezi amaze kuba angahe? 4. Iwe 8. Umukobwa muri kwa kugendana n'abandi bantu muri showbiz byaje kumugeraho umuhungu ko umukobwa yate baryamanaga muri covid, baryamanye inshuro nyinshi, baryamanye, yaje gutwita nyuma, baryamanye mane buri gihe yazaga kumufata n'imodoka, byose ndabizi. Umukobwa ubu ngubu atuye Kicukiro, so kugira ngo umumenye, urabizi, umumenye neza musaza, se tukuvuze aha ngaho tugize ibanga. Ntabwo dushaka kwica ubukwe bwawe, ariko gerageza. Mu gitaramo ejo bundi nari mpari umukobwa twari turi kumwe, yamuciye haramusuhuza, umuhungu yanga gusubiza umukobwa, yamwandikiye message amubwira ngo ko nkushaka waza kumpa umwanya tukavugana. Yamwandikiye message 8 zose yarazisomye, yanze kumusubiza. Nyamara mu gihe baryamanaga, umuhungu yahamagaraga umukobwa ko byari muri covid, akazana imodoka akamufata, kubera ari ngiye kuvuga ibindi, kubera akamutwara, sibyo, bakabikora bikaba byiza. So umukobwa ntago ashaka kwica ubukwe bwawe, ariko nutemera umwana, numudahura ngo muganire, igikurikira harica ubukwe bwawe. Ese harya buriya handi godiyari, yego, wowe nzi byawe uratangiye kuvuga nyine, niho cyo gihe nyine cyo nawe ugira umunwa. So umukobwa, njyewe wumva uburyo tugira n'umutima, disabana bajya bavuga ngo tugira amashyari, ngo turabagombe. Nta bushyari tugira, ntago turabagombe. Umukobwa twahuye nawe nge na Krizo ndabyibuka, ari nijoro turaganira amasaha 4, twanze kumufata amajwi tubishaka, iyo tuba tubishaka twari kubikora. So noneho ikintu cyabaye wabo umukobwa, mani bafite amafaranga n'ayandi y'ubusa, n'umukobwa afite akazi keza cyane. Mama w'umukobwa yabwiye, umukobwa nta kindi yifuza, warashaka yuko umwana agira umwanya, ukamwakira, akamenya yuko umwana azavuka afite se. Wenda ngo uzahita unigendera gukora ubukwe nta n'ibindi ashaka, ariko aragira ngo azabyare, basi yarabonye urukundo rw'umuntu wamuteye inda. Ndetse n'umugore wawe ntago azamuguteza. Wapi? Kuko njyewe nageze aho ndamupropose, naramupropose ejo bundi, ndamwese ubundi wahise ubibwira umugore we, arambwira we ntago nakwica ubukwe bw'abandi, reka ndeke kubibwira umugore we, ahubwo ikintu kigiye kubaho natinda niyanga kunsubiza paka agiye gukora ubukwe, nzahita ntega indege duhurireyo, nanjye ubukwe mite mbirangiza. Yego, azaza mu gishara, niwe ari gisharagati, hahandi nda none izaba imaze gukora cyane, azaba yambaye bikini n'akanuza, umukameramani nzaba ndi hejuru muri etage. Niyanga kubivuga mane twe tuzabikora, ni wanga umwana tuzabikora. So none umukobwa afite amafaranga, na mama we twaraganiye nyine, umukobwa arambwira ati mama yarabimenye ko ntwite, arambwira ngo rero uzatuzana umuhungu waguteye inda, basi amenye tumumenye nyine tuganire. Ikintu cyabaye ni nabyo bintu ashaka kumubwira, ariko yabwiye mama we ati uwo muhungu nabonye ngo ari gutegura ubundi bukwe, menya atakinshaka. Mama waravuga ngo niba atakigushaka ni papa w'umwana wawe, wazaze turebe umuhungu mugiye kubyarana, yigendere mu bukwe bwe, azandikisha n'umwana ko ari uwe. Ikindi bavuze ngo nta n'igice cy'ijana bamushakaho, bafite amafaranga, mwana bafite amafaranga. Urebye imodoka mama wagenda mu byo nyine tuvuga ati
ariko Big Ma hari ibintu bibaho sibyo yenda n'abantu badukurikiranye yenda bashobora kuba babizi sibyo hari ukuntu ukundana n'umukobwa umwizeza ko muzana abana sibyo warangiza ugahura n'undi bitewe na profi zindi ziri ku ruhande impamvu reka tuvuge izo profi nuko umuhanzi nuwa kera wawe urimbaga azaba kuri koshwa kera na barafiki agiye gushaka n'umukobwa wo muri Amerika icyo nicyo nicyarutishije wa undi yateye inda reka tubivuge neza none hari n'igihe usanga bose ubatera inda man ugasanga ugiye kuri izo profi amuteye inda yego warangiza ugasanga nanone wa wundi ubeshya urundi rukundo nawe amuteye inda nuko mana yanjye so twebwe reka katumuburire ugasanga uhemukiye bose bw'abakobwa babiri kandi numwe niyo mubanye hari igihe n'ubundi bitaramba mugera imbere hakaba ibibazo bro so njye none umukobwa uretse ko abakobwa bakuramo inda ndamaje se kutabigenje nk'abandi bakobwa arambwira ati nago njya nkuramo inda ngewe ni umwana wanjye subutu ntoma nyiragwe yatubwiye ibintu byinshi cyane so turakubwiye niba uri wumvishe ntago dushaka kuvuga bro ntago ushaka kuvuga komeza witerera imbere indirimbo zawe rwose utangiye kwiyuburura muri no minsi ubona ko abantu bari kugenda bazikunda gusa nibikomera kuko umukobwa twari yatwemere ko turi buvuga amazina ariko twe turavuze oya reka ahubwo icyo dukora tubanze tumuburire noneho yange kujya kumureba yanga ko bahura tuzagaruka tuvuga ngo we Petit turakuvuze ita ku mwana n'umukobwa wateye inda bikwaye ulala lute umezute ngurasekute aha akagoroba kagiye none ndra sha nahita nshaka passport yararangiye ariko nahita manukayo nakamerera muri etage hejuru yambaye bikini abantu bari kurwana umva ukuntu aba miss bakora défilé de mode bikazamba akagera gutya akahita za pastor agiye kubasezeranya ahita ajya hagati hi azi n'icyongereza cyinshi I'm pregnant kigarye kose asoze iyo wakiriye ko ikubwira ngo I'm pregnant ntago sinzi nakakubita ka emoji kayo cyangwa se ngo I miss my period itavuga ati none turashize turapfuye ab'imitima ikomeye okay umuvandimwe nuko kw'Imana iyo tubishaka tuba tumuvuze ariko oya reka tube tumuhereje ubukwe buri hafi ubukwe niba bubura nk'ibyumweru bibiri atarabikemura nukuri nzabivuga oya we nukuvuga naka message kubera ko we yanze kumwitaba nzabanza mwandi oya nananga no kumwitaba nzabanza mwandikira message umwate man oya message yayibonye oya yanjye noya nzamuha personal mubwira ati bro mane wateye inda umukobwa nta mafaranga gushakaho aragira ngo wemere inda wigendere byo gushaka kugira ngo umwana we afite address ya papa we so none umva nkubwire rero bro yakwandikiye message zirenga ubu ngo amaze kumwandikira 8 narazibariye yakwandikiye message zirenga izingiza bro aho bigeze rero byose ngiye kubivuga ndakuvuga ubukwe bwawe nibushaka bupfe kuko nawe ugiye gukora ubukwe ariko ugiye kwangiriza ubuzima bw'undi mwana shaka ko umwangirije ubuzima ariko rega Big Ma sibyo wenda ari guhura n'undi bashakana yari guhura na ura mukobwa wana atari muto ni muto ya cyane cyari umwana yari afite bright future so yari guhura n'undi bashakana yari guhura n'undi wamugirira akamaro ariko niba umwica ubuzima bwe ukahita wirukanka ngo nuko ubonye undi mukobwa uba muri Amerika ngo mugiye kubana noneho kugira ngo wiyumve wa muhanzi we hari ikintu ngiye kuvuga kimwe kugira ngo utaza no kugira ngo oya we aratabimenye kugira ngo utazanakekeranya ngo se ngo ninjye bari kuvuga cyangwa se ngewe umuntu mugiye kuzakora ubukwe nawe afite defo oya atabyihorere za story page yatubwiye oya kandi utangiye kuvuga yuvuze neza ahita muhamagara Patrick reka tumusuhuze ndisanze
umuntu mujya gukora ubukwe urumva nta muryango afite mu Rwanda, niyo mpamvu ubwo bukwe butazana ntabwo buzabera mu Rwanda, icyo gituma nyene buzabera mu kindi gihugu. None se inkwano za mbere barazishubije? Inkwano za mbere se ibyo ngibyo byihorere erega jari bihuye bihwanye kabisa ni babiri hanze. Aha akatwigendera nkatwe kadsoze umukobwa abantu bari muri Amerika, umukobwa wamukoye bwa mbere asubije inkwano za kabiri. Akadusuze ngingi urumva kadusuze ngingi no esa wundi bakubise yarataje dusuze sapro urumva badirama se wundi bakubitiye hano mu kabari Karabashi nuze ntagarata kizo ntagarata ngo yaje yigeze ngo baramunobye ngo baramutishaka kadusuze ba Safro ba Patrick ngingi we niji ngingizo ariko mwohereza ubunani mali ariko ko nta bunani baduhaye mwana umukoreho izo nimero ziri hasi nizo za woherezaho akanyenyeri limit tuyabona natwe tujye guhagarara hejuru y'amatabure batuvuna ariko ngingi ndashaka kuzambwira ya story yawe na Shafi ariko asoya akaririmbo nasoye indirimbo Shafi ngakabanga nibo namuze kabanga Shafi ntukasuzugure kuri NS nguransuza kuri NS yanjye ariko cyizo muri Amerika ridanje dusoje se cyangwa katwisoreze bare twigendere butangiye no kwiramo oya haracyari kare ariko imvura itongera kudufata iki ubwo ibyo tubabwiye turibabwiye umwaka mushya muhire muzatera imbere icyo ushaka cyose kizabagirirweho icyo ushaka gutekereza byose Imana izajya igufashamo nkuko natwe izajya idufashamo. Ikindi nuko ikiganiro cya mbere ntabwo rubizanije kuranye n'umupasiteri yadusengeye na Zenka yamusengeye senge naho nose badukurikiranye. So ikindi iyo nimero mubona hasi na abantu bifuza ko tworganiza kiragiye turimo kuorganiza iriya nimero ubona reka iri person iri liyo ariko ntago ari nimero yo kuza none arabaji bajye bantukiraho byahatari ariko kavuga ati reka tubyore Kristo wakoze cyane twigendere. Zenke rero wakoze Zenke picture Zenke picture